Ni nkwitiranya babarira n'ukuri njyura ncanga usanirirenga gahandu gasumba ifaranga ukaruta banjye bese ninde wakwanga Baby wanje nyereka ikiri ku mutima wawe ntumbishe kuko urukundo rugaragara ku maso amaso yuzuye mu rukundo asukwayo be undeba nk'inka y'inyamo nkiyemeza kuzakuko inka yigajegera hino nkwambika impeta y'umubano mu bakobwa ibihumbi batuye isi nta numwe nifuza najyana nawo umubano ni wowe ubahiga niwe cyuzo cy'umutima wanje niwe wanje neretse amaniga yanje n'abarasta bampagateka kubereka uwanje wino wanje nkwereka amaniga yanje umpesha agaciro mu banje fire urukundo gukunda na ntirunyemerera ko nkujya kure ni wowe umuhoza umoreza umutima ndabizi neza abanyanga basumbye umusatsi wanjye ubwica unteye ku mutwe sisko papiro umujana afite imirongo y'atari muramwumvishe nago nkubeshya Chris uriya rwose nago azaza afashe kwikorera bino biti nikorera Chris uriya mwana abaturage baragukubita amana Chris hafi wambwira y'amana ati komereza aho ngaho y'amana ni sawa y'amana turamwemera byanyabyo umusaza ngo utamwemera oya y'amana agari sawa oya y'amana agarenze y'amana n'amahana akora ariko wowe ufana uhe muhanzi bundi fana Amaloni wemera Amaloni cyane barankoma niyo muhanzi wemera wenyine Amaloni oya nagare wenyine na Bruce Melody na Melody uramwemera cyane wa Melody aragukoma uriya arankoma nawe umaze kutubwira ko y'amana ari muntu nta wundi ukubeshya atari y'amana nta wundi ukubeshya atari y'amana ndinavugamo nawe mbeshya n'ikivumbi oya kivumbi arambeshya uriya nawe kivumbi nawe arabeshya arambeshya uriya mu bahanzi bose nta wundi uretse Jay nemeraga gusa ko n'indirimbo ze na n'ubu uyu munsi ye ziracyari nshyashya kuri njyewe kabisa wowe ziracyari nshyashya abahari ubu ngubu barakubeshya nta kirimo barambeshya kabisa ubu se wumva iyihe miziki wacyumviye Jay Polly gusa oya ubu ngubu Jay niwe numva narangiza kumwumva nakumva wenda mukumbuye cyane nkahita niyumvira karanyuze kabisa iyo uvuye kuri Jay Polly wumvira karanyuze imiziki harigezweho ubu ngubu nta kintu ufatamo oya baranambeshya ariko ninde mustar ukunda wowe je nemera Zeo wemera Zeo hano hari umujare utubwiye ngo azajye guhinga ngo ibintu byo kuririmba ntago ari ibyo uyu ni umusasi ni umurezi cyane rwose Okay, this is Open TV, we back again. Rimwe na rimwe hari ukuntu tujya twumva ngo hari abahanzi bahozwa ku maradiyo tugashaka ko wenda aribo bakunzwe. Twageze kuri tere turi mu Gakinjiro kubaza abaturage twumve kuko abahanzi bakunzwe bya nyabyo atari bya bindi byo kwiriza abantu ku maradiyo n'amateleviziyo nyamara atari bo abantu abaturage bakunze. Turi kwa n'umujene hanga witwa nde bro? Banyitakorimana Samuel. Vuga cyane hano harusaka. Banyitakorimana Samuel. Samuel hano mu Gakinjiro amafaranga ari kuboneka? Araboneka biragenda. Okay, ndashaka kubaza ujya ukurikirana ibintu by'umuziki? Umuziki nari ndawukurikirana cyane. Ninde muhanzi wo mu Rwanda ukunda? Nkunda Austin Fo. Ukunda Austin? Fo. Uramukunda? Jadani. Austin? Austin wenyine ndawundi ukunda? Buriya nikundira Riderman yo noneho yankomyeho mpita nakara. Na rusake Riderzora gukoma. Fo. Uhuye na Riderman wamusaba iki se? Umva namusaba ko twakubitana wenda akaririmbo kamwe nibura. Ufite imirongo? Imirongo irahari no kumuntu yarazimye shumi yanjye. Ngaririmba nkubitira umurongo ku buryo na sharinga Riderman ari bumbwira ati no muhungu arabizi koko banze unemo. Keretse mbanje Austin kuko nawe niwe nemera bya. Urashaka kunama indirimbo yawe cyangwa ya y'umuhanzi? Austin. Okay, ngantama indirimbo Austin twumve ko umufana koko. Ureba muri kamera ni kubita ngo ni nkwitiranya babarira n'ukuri njyura ncanga usanirirenga gahandu gasumba ifaranga ukaruta banjye bese ninde wakwanga uwo muhanzi ndamwemera byadanje. umbwiye ko wemera Riderman umbwiye ko wemera Uncle Austin noneho sasa iyo ari abahanzi wemera hari nabo ufite wumva bakubesha avuga ati abangaba rwose barambesha ngiye bazaze mu Gakinjiro mbere ukuntu baza dufatanye kwibaraza ibintu by'umuziki ntago ari ibyabo reka nkubwire umuhanzi ukubesha kabisa nurya imboga nago nkubeshya Chris uriya rwose nago azaza afashe kwikorera bino biti nikorera Chris uriya mwana abaturage baragukubita amana Chris no kurarumva badanje badukubita amahiti gukubita amahiti gute se man Chris ntago arenze kare undi ninde ukubesha
undi muhanzi umbeshya reba nk'uriya muhanzi ngo mu bigore ubu se koko buriya papa cyangwa kandi John yakoze sha ahantu haruzura kataje hano se ngo tubibone kataje hanga tubibone cyangwa urashaka zaza mu gakinjiro akabemeza cyane yamano okay abo papa cyangwa arakubeshya yego yamano okay asante sana sibyo hari ikintu ushaka kongeraho ikindi cyakongeraho wambwira Yamana ati komereza aho ngaho Yamano ni sawa Yamano turamwemera byanyabyo umusaza ngo utamwemera oya Yamano agari sawa oya Yamano nagarenze Yamano n'amahano akora none se amahano no kuririmba bihurira he wapara tubeshyuri oya duretse amahano ariko kuririmba arabizi iwe wewe mwanjye aragerageza ariko nyine naga gukoma mbese muri naga nkoma ngewe okay ibi ni ibitekerezo by'abaturage hari igihe wibwira ko ukunzwe kumbe ku mihanda wapi hari igihe ufite fever kwirwa ku maradiyo n'amateleviziyo ariko abaturage batakwiyumvamo ntabwo ari ibitekerezo byacu ni iby'abaturage turi kuritse hano mu gakinjiro ariko wowe ufana uhe muhanzi bundi fana Amaloni wemera Amaloni cyane barankoma niwe muhanzi wemera wenyine Amaloni oya nagare wenyine na Bruce Melody na Melody uramwemera cyane wa Melody aragukoma uriya arankoma nawe umaze kutubwira ko Yamana ari umuntu nta wundi ukubeshya atari Yamano nta wundi ukubeshya atari Yamano ndi navugamo nawe mbeshya n'ikivumbi oya kivumbi arambeshya uriya nawe kivumbi nawe arabeshya arambeshya uriya okay arya witwa gute Weraris kivumbi na Yamano barakubeshya barambeshya mbese bakaza bakibariza mu gakinjiro yewe nibaza tifanye akazi ko kwibariza ibindi babyihorera shumi yanjye hari ukuntu ubukekwa ko ukunzwe ariko hari abantu batakumva niko buri muntu wese n'uburenganzira bwe nuko yumva ibintu witwa nde nitwa Nkusi nkunda umuhanzi bita Karasira kende Karasira uriya muntu uririmba ijwi ry'abadamu Karasira ni Karasira Karasira oya n'ubundi ni umukobwa ni igitsina gore uramwemera cyane niwe wenyine wemera umuziki mu bahanzi bose indirimbo ye rwose nkora ahantu niwe wenyine wemera mu bahanzi bose baba mu Rwanda iyo aririmbye numva nkoze ahantu okay indirimbo yuzi ni iyihe indirimbo yuzi ni iyihe Karasira indirimbo yuzi ni iyihe iriya ndirimbo ye ndumva ntayibuka neza ariko iminsi nayumvise niwe muhanzi wenyine wemera niwe numva niyumva nta wundi uzi kubesha avuga ati uyu nguyu aririmba iki koko baravuga nkumva ariko ntibinkore mu mutima okay Karasira niwe wenyine ogukora turi kumwe ndi mujana hanga umusa wowe wambwiye ngo ufite n'imirongo wowe ariko je mfite imirongo kabisa witwa nde kwanza je banyita OG Karite ufite imirongo mfite imirongo kabisa ni hip hop cyangwa ari harimo hip hop y'urukundo arya mbwe ngo witwa banyita OG Karite okay ngaho babwire bahe vibe twumva urukundo ngukunda ntirunyemerera ko nkujya kure niwo umuhoza umoreza umutima sineze kuza kwanga onanana sineze kuza kwanga yo baby wanje nyereka ikiri ku mutima wawe ntumbishe kuko urukundo rugaragara ku maso amaso yuzuye mu rukundo asukwayo be undeba nk'inka y'inyamo nkiyemeza kuzaguka inka yigajegera hino nkwambika impeta y'umubano mu bakobwa ibihumbi batuye isi nta numwe nifuza najyana nawo umubano niwo ubahiga niwe cyuzo cy'umutima wanje niwe wanje neretse amaniga yanje n'abarasta bampagateka kubereka uwanje ngwino wanje nkwereka amaniga yanje umpesha agaciro mu banje fire urukundo gukunda na ntirunyemerera ko nkujya kure niwo umuhoza umoreza umutima sineze kuza kwanga onanana sineze kuza kwanga okay mwamwumvishe mujana afite ijwi cyane imana iyo mirongo utajyana muri studio iyo mirongo nyene nabuze umuterankunga cyangwa umuntu nabuze studio birabaye hano haraboneka umuntu uri guteremo aho byari fresh yo kubishyira hanze uze gusacinga kino kiganiro nka 2 z'ijoro uraza gusoma comment rero ibyo bakuvuzeho kabisa ninde nuhe muhanzi wemera umuhanzi nge nemera ni Juno Kizigenza undi ni Bruce Melody okay Kizigenza na Melody nibo bahanzi bagukoma kabisa nibo bahanzi nemera ariko abahanzi nyarwanda bose ngenda bemera ariko abo ngabo baramuma none se nta muhanzi ukubeshya nta muhanzi ujye umbeshya nkuko ibyo bakora numva ko uzanyamo za kanone zagira ubu nta bose urabemera nta muhanzi ukubeshya nyine hari umuhanzi ukora ibintu kumva kabisa aragukomye ariko ngiyewe buri wese indirimbo akora numva karamanga kuzi ukuntu imiziki igorana cyangwa je numva kamanga mutima yiwe araho yayacishije ubwo we nuko uri umuhanzi reka twibarize abatarabanzi no bavugisha ukuri sawa naribi musazi kabisa kenda bebera cyane this is your boy
Rush Boy Kafuru Open TV ku mihanda none hano turi mu Gakinjiro abona ko nakavumba ari danje ewana ariko tugomba kubagezaho ibitekerezo by'abaturage ku muziki nyarwanda. Open TV turakomeje turumwe undi mujane hano ugiye kutubwira umuhanzi akunda ndetse n'umubeshya. Imeze bite bro? Ni sawa. Amakuru yawe? Ni meza. Bakwita nde? Ishimire Imana Jean Bosco. Hano mu Gakinjiro akazi karagenda? Karagenda tu. Okay. Ujya ukurikirana mu bintu by'umuziki nyarwanda? Ndakurikirana cyane. Ari umuhanzi ukunda? Ndamukunda. Ninde? DJ Benda. Ukunda DJ Benda? DJ Benda, okay, DJ Benda no mu DJ ariko nabonye arakoze indirimbo nta kibazo. Ukunda DJ Benda? Undi ninde? Chris Easy. Undi ninde? Bruce Melody. Ni ndirimbo ya Melody ukunda? Yande? Ya Bruce Melody. Akinyuma. Ukunda Akinyuma wowe? Wemera uzi kuririmba se? Ndayizi. Kiramo akaririmbo ka Akinyuma twumva. Ejo numva ndakujya Akinyuma. Ubundananiwe. Ndakujya Akinyuma. Okay, none se ubu ngubu we na Bruce Melody wamusaba iki? Namusaba iki? Namusaba nko kumuririmbira akaririmbo kamwe. Wamusaba kumuririmbira akaririmbo kamwe? Wenda nkamutamo. None se uri umusani? Ndi umusani. Ririmba akaririmbo kawe twumve. Kanje. So uvuze ko uri umusani se? Kanje kuyita cyanjye cyane yabarakunda. Indirimbo yawe. Ufite indirimbo yawe? Oya nta ndirimbo yanjye mfite. Okay. Nta ndirimbo yawe ufite? Okay, umbwiye abahanzi ukunda twabumvishe noneho tubwira n'umuhanzi ukubesha. Uvuga ati ngo yazabivemo pe. Zeo. Zeo Drop? Zeo Drop rakubesha? Azave. Uramujama kari umujama wa dance. Oya azavemo nabyo. Zeo Drop nabinaririmba? Nabyo. Zeo Drop no muraperi wa tayi man. Azavemo. Undi ninde ukubesha? Undi mbesha? Ndi wana umutipe wa ibintu byo kubyina. Ura mutipe bita Danidora. Danidora ni uwe. Ni umubyinnyi? Wanyine avuye mu itima ya Morogo Itsinda. Danidora cyangwa Dizdora? Danidora ntabwo muzi. Urabarinze bombe. Okay. Ariko asante urakoze cyane. Okay, Open TV. Ninda mujana uri hano ushaka kutubwira umuhanzi akunda nawe. Ngwino hano bro. Ederano. Bakwita nde? Anyita Fabrice. Fabrice meze bite? Fresh. Akazi karagenda hano mu Gakinjiro? Cyane rwose. Kavumbi ni kenshi byatari. None se ninde mustar ukunda wowe? Je nemera Zeo. Wemera Zeo? Hano hari umujare utubwiye ngo azajye guhinga ngo ibintu byo kuririmba ntago ari ibyo. Uyu ni umusazi. Ni umurezi? Cyane rwose. Aravuze ngo Zeo nta bintu aririmba ngo azabivemo. Ahubwo hano we muhanzi abandi barabeshya. Vuga cyane dore turi mu rusaku. Hano we muhanzi abandi barabeshya. Okay, ni Zeo gusa wemera se? Na Alex undi? Na Kevin. Noneho utubwiye abo wemera turabure n'abakubesha vuga ati bano bazabireke. Abantu bambeshya imbona bajya bambeshya. Ntibariya ni bayamano uvuga cyane kugira ngo ujango ni yamano ne mubona umbeshya. Yamano arakubeshya. Undi ukubeshya ninde? Banumva wenda ni nkongoto abandi bose abandi barabikora ariko yamano ni ukubeshya. Asante sana Petit Frere. Ni neza. Ari undi mujana uri tayari? Atubwira abahanzi akunda. Okay, this is Open TV. Twazanye ingwe mu mujyi, twazanye ibintu bidasanzwe. Ni show after show buri munsi. Stay tuned. Turimo. Okay, turacyakomeje kubaza abajene bo mu Gakinjiro, abastari bakunda n'abababesha. Mbese ni show rusange yo kumenya ngo umuziki nyarwanda mu baturage ufashwe gute. Abahanzi bakunzwe ni bande? Ndi kumwe n'umujama hano witwa nde bro? Witwa Fizo. Uri umusasha ko ufite imirongo nawe? Ufite imirongo? Imirongo ndayiha. Yawe se? Yayo. Ngamenera twubanze ngubite imirongo twumve. Ko turahiga ubuzima turacakariza ubuzima twikaraga imihanda ubuzima bukaducanga iby'isi n'isereri dufunga umwuka buri hamwe Imana ikora buri kimwe turahigira ubuzima turacakariza ubuzima ndabizi neza abanyanga basumbye umusatsi wanjye ubwinshi unteye ku mutwe Cisco papillon umujana afite imirongo yatari murabumvishe? Okay, aba producer nizere ko iyo mwabyumvishe. Umusa ninde mustari wemera mu Rwanda? Je nemera Diplomate nande? Na Riderman. Ni ndirimba Diplomate uzi? Ninde ya Diplomate watubwira? Ngoro y'amateka. Diplomate na Riderman. Naba gusa wemera? Nabo ngabo nemera mu bahanzi. Okay, nganje mbwira abahanzi nabo bakubesha uvuga ati abangaba bazajya guhinga na cyangwa baze mu Gakinjiro nabo bige kubaza imiziki ntago ari ibintu byabo.
ubwo se nka Bruce Melody abaririmba ubuntu bw'ubufasha. Bruce Melody abaturage baragukubita abajana hano baragukubita bangubita umusitari w'igihugu Melody arakubeshya Melody arambeshya rwose. Okay, undi muntu ukubeshya ninde ukubeshya umuhanzi nyarwanda uri no gufata rare sha umeze neza umuhungu baramupeshe mu gakinjiro turakora tugahembwa ubuzima byaranze waki undi musana ukubeshya ninde twigendera musane umbeshya uvuze Melody ariko ngira imana abantu bahungu bakwihorera mbwira undi ukubeshya twigendera hari n'abandi baririmba ibintu by'ubufakini rwose mbwira mu undi umwe uvuga ati uyu nguyu nawe arabeshya sibyo kubareba amashusho gusa ntago ngenda nukuvuga ngo abudafana nta nubwo ujye ubamenya nta nubwo mbitaho. Asante sana. This is Open TV ku mihanda mu baturage twumva ese koko abahanzi bari trendy bitwa ko aribo bari trendy abaturage nibo bakunda cyangwa ikiganiro cyacu kigamije kwerekana abahanzi bakunzwe bya nyabyo. Hano turi kumwe n'umusore Imeze bite bro? Ni amakuru ni sawa kabisa. Vuga cyane ongerejwe. Ni sawa ntari bikabisa. Witwa nde? Nitwa Emmanuel. Emmanuel ujya ukurikirana ibintu by'umuziki nyarwanda? Umuziki nyarwanda ndawukurikira. Ongera akaruhuko gato. Rwose umuziki ndawukurikira kandi nkumazemo n'igihe kinini kabisa. Yego, wemera uhe muhanzi? Ni Jay kabisa. Jay nyakwigendera Jay Polly? Nyakwigendera Jay Polly. Jay Polly niwe wemera? Niwe nemera kabisa. None ko Jay Polly atagihari Imana yamukunze kuturusha. Yego. Ni uhe muhanzi wundi uri gukunda ubu? Ubu nta wundi kabisa. Mu bahanzi bose bari nta wundi muhanzi ukunda? Mu bahanzi bose nta wundi uretse Jay nemeraga gusa ko n'indirimbo ze na n'ubu uyu munsi ye ziracyari nshyashya kuri ngewe kabisa. Wowe ziracyari nshyashya? Abahari ubu ngubu barakubesha nta kirimo. Barambeshya kabisa. Ubu se wumviye muziki wacyumviye Jay Polly gusa? Oya. Ubu ngubu Jay niwe numva narangiza kumwumva nakumva wenda mukumbuye cyane nkahita niyumvira karanyuze kabisa. Iyo uvuye kuri Jay Polly yumvira karanyuze. Imiziki yarigezweho ubu ngubu nta kintu ufatamo. Oya baranambeshya ariko. Okay, ni ibitekerezo bye nikabyumva nibwo bufana bwe. This is your boy Rush Boy Kafuru. Okay, it's your boy Rush aka Kafuru kuri Open TV. Ngira ngo mwabyumvishe ibitekerezo y'abaturage. Abaturage bahagaze ku ruhe ruhande mu muziki nyarwanda. No kuvuga ngo abantu ceka ko ari bo bagezweho. Hari igihe usanga kuri tele atari ko bimeze. Abantu bafite fiva yo kwirwa ku mateleviziyo n'amaradiyo. Kuri tele hari igihe usanga atari bo bakunzwe cyane. Twebwe nicyo tugamije kwerekana ngo ni bande bakunzwe bya nyabyo. Niyo ikiganiro cyacu nicyo kigamije. Ngira ngo mubibona ko hari abavuze ngo nk'ubu turabizi ko Kivumba ari umuntu uri hejuru cyane muri no minsi ariko hari abavuze ko batamwemera. Abari ubufana buri muntu wese agira ibyo akunda. Nuguca ikintu kijyanye na giti. Gutonesha no kwimakaza hamwe abandi tukabashyira hasi. Abaturage nibo bajaje batabera ko nta nyungu afitemo avuga ibijyanye n'amarangamutima yiwe. Komeza ukurikirane Open TV tukomeza tuguha inkuru zo ku muhanda ukuri kwa nyako kutarimo ikimenyane kutarimo giti ibitekerezo by'abaturage ku muziki.